Ndagira ngo unkurikire untege amatwi wumve neza ijambo kurindi nanjye nkubwire abagore twishakiye ukuntu baba batwishemo natwe ubwacu tutabizi. Bishop Gafaranga ngira ngo mwese muramuzi ku mbuga nkoranyambaga, ubwo nimvuga imbuga nkoranyambaga wumve social media. Ngira ngo muramuzi uyu mugabo umaze igihe ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino agirana ibiganiro n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko kandi uyu nawe Annette Murava murabizi ko ari umugore we baherutse kurushingana, ngira ngo bari bamaranye igihe twavuga ko kitari gito ariko kandi kitari ikinini. Ngira ngo ubukwe bwabo bujya no kuba murabizi neza ko bwabaye mu muhezo, bigatera abantu benshi kubyibaza, ariko kandi tugiye tubona muri iyi minsi ko Gafaranga yatawe muri yombi, akaba akurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye birimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ngira ngo bamwe bagiye banavuga ko uyu Annette Murava ari we wamushyirishijemo, ndetse amashusho amwe namwe yagiye asohorwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Gafaranga abwira nabi umugore we, ndetse abandi bagiye babikoraho inkuru bavuga ko uyu nguyu Gafaranga yakubise umugore we ndetse akaza kumukubita koko by'intangarugero, ari naho byaje gutuma uyu Annette Murava afata icyemezo cyo gutanga ikirego, cyane ko bamwe bagiye bavuga ko uyu nguyu Gafaranga mu gukubita uyu mugore we byari byaturutse ku kumufuhira cyane. Abandi bati kubana n'umugabo utarize biragatsindwa, ariko se wowe ni kubibonara? Gusa icyo ngusaba ni kimwe, n'ukubana nanjye byose nkaza mbikubwira, kubera ko ibi ngibi mbigarutseho nyuma yaho uyu Annette Murava yihandagaje, reka mbivuge muri ubwo buryo, akaza kuri ya YouTube yabo avuga ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umugabo we, kandi umugabo we ahari turahazi, uwamufungishije turamuzi. Ubwo ngubwo byose uraje ubyumve mu kanya. Ubwo reka nizere ko wowe utarakora subscribe cyangwa se abone, akariko kanya keza ko kubikora kugira ngo aya makuru ujye uyakira mu bambere, ndetse urusheho no kugenda ubona ibyo tukugezaho buri uko bwije nuko bukeye. Nge tugiye kubana muri aya makuru, nkaba nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Yes, natangiye mbikubwira ko iyi ari inkuru ya Annette Murava n'umugabo we Gafaranga Bishop. Gusa umugabo we murabizi ahari ni muri za nkuta enye, byanze bikunze ushobora no gusanga afunzwe taranti juru, cyangwa se wenda ari buburane ejo bundi nta wamenya. Gusa ikiriho cyo arafunzwe kandi cyari kuzira turakizi. Ubwo se wowe ntacyo wumvamo? Annette Murava aragira ngo iki? Ntega amatwi, ngira ngo wese ubyumva ko nagarutse muri aya makuru. Aya ni amakuru bagezweho kandi ni amakuru abacukumbuye, amakuru aba yizewe. Reka duhera aha ngaha. Uyu muramyi rero Annette Murava nibwo aherutse gushira amanga, hita avuga ati ngewe reka noneho mbivuge cyane ko benshi batanaherukaga kumva imumpeko yabo aba bombi, cyane ko Annette Murava mwagiye mubona mu ndirimbo zigiye zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana. Bishop Gafaranga nawe ngira ngo murabizi ko kuri iyi mihanda, ubwo ndi kuvuga iyi mihanda ya za social media, yagiye agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko kandi nanone reka ngaruke gatoya kuri uyu mugore we Annette Murava ashyira umucyo ku mibanire ye n'umugabo we Bishop Gafaranga, ariko kandi ibi ngibi ngewe ntago mpuza nawe habe na gato. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo wihangane uze kuntega amatwi, ukurikira ijambo kurindi, uraza gusanga muba mutwihishemo tutabizi. Bishop Gafaranga ni umugabo w'uyu Annette, ni nabwo rero uyu nguyu Annette yagiye ashyira hamwe ibi ngibi byose byari bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, aho bagendaga babivuga uko bashatse. Uyu nguyu yashatse kuvuga ikiwe, reka nze byose mbikubwire. Ashingiye rero uko bimaze iminsi bivugwa ko yaba ari we watangiye, cyangwa se yaba ari we watangiye
ikirego agafungwa, ubwo ndi kuvuga yaragitangiye umugabo we muri rusange. Bishop Gafaranga rero yatawe muri yombi ku itariki 7 z'uku kwezi kwa Gicurasi, ubwo ni kuriya, ubwo birumvikana ko ari mu mwaka wa 2025. Uyu Bishop Gafaranga akaba akurikiranweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uyu nguyu rero ubwo ndi kuvuga Annette Murava yifashishije urubuga rwa YouTube bise Bishop Gafaranga cyangwa se Gafaranga na Murava, urwo muraruzi cyane. Ubaye utarahagera winyabyo uraza kureba uko byari bimeze. Aha ngaha rero uru rubuga rwe akaba ruhuriyeho n'uyu mugabo we Bishop Gafaranga. Uyu Annette Murava akaba yagaragaje ko nubwo umugabo we afunzwe ariko nta kibazo bafitanye kandi bakomeye, kandi rwose ngo nubwo uyu muryango wabo urimo kunyura mu bigeragezo, ariko kandi wareba nanone ukabona ibigeragezo bari gucamo, umwe muri aba ngaba niwe wagiye ubigiramo uruhare. Muri icyo kiganiro rero yakomeje agira ati nta muntu ntatera ibuye, nje kwivugira ko dukomeje kuganiriza abakunzi bacu bamaze igihe batatubona, naho ibindi n'ibindi byo sinjye uzarota nicaranye hano n'umugabo wanjye Bishop Gafaranga tukabaganiriza. Yifashishije indirimbo Murava yaririmbye aca amarenga ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umugabo we Gafaranga cyangwa se Bishop Gafaranga, ko ibyavuzwe byose ari ibinyoma. None se ubwo tuvugishije ukuri muragira ngo dufate ibihe tureke ibihe? Ahubwo wowe waje kugira ute? Waje kubeshya abakunzi banyu nk'uko twagiye tubyibonera. Ngira ngo mwiburanishwa ry'urubanza rw'uyu mugabo we Bishop Gafaranga, hari aho bagiye bavuga ko rugomba kuburanishirizwa mu muhezo. Ibyo ngibyo rero ni nabyo byagiye bivugisha abantu benshi, ati kubera ko babishyize mu muhezo, ati ni ukubera ko icyaha akurikiranweho namwe muzi gishingiye ku guhohotera umuntu. Ubwo nyine birumvikana ko ari ku mibonano mpuzabitsina, namwe ntabwo ibyo ngibyo twagenda tubitindaho. Iryo hohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina, ubwo hari igihe wenda itegeko ryaba rihari ryaba ryemerera umuntu kuba batamuburanishiriza mu ruhame, nta wamenya. Ariko ngewe icyo nje kuvuga ni uko ushobora gusanga wa wundi uvuga ko ari we mwasezeranye kubana mu bibi no mu byiza, ariho handi muzagera mu bibi no mu byiza, cyangwa se mwagera mu bibi ugasanga induru zibaye induru. Tekereza noneho niba uyu nguyu Murava Annette ari we koko wafungishije Gafaranga, akaba ari uri guhindukira akaza kuri iyi mihanda ya za social media yifashishije urukuta rwabo rwa YouTube, akaza avuga ibingibi, avuga ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umugabo we. Ariko kandi niba uzi kureba, uzi gusesengura neza, urabona ko Annette Murava yashizemo yashizemo, yarananutse. Ubwo murumva ko ibibazo bigikomeje kuba ibibazo hagati y'uyu muryango ugizwe na Annette Murava ndetse na Gafaranga. Ibi ngibi rero yagiye abivuga mu rwego rwo kugaragaza ko imibanire ye na Gafaranga nta kibazo na kimwe cyagiye kibamo. Gusa icyo atashatse kuvuga ni hariya yagiye agaragara ko ari we watanze ikirego ndetse ari nawe wahohotewe, aho byagiye bigaragara ko Gafaranga yagerageje gukubita inshuro zirenze imwe uyu nguyu Annette Murava. Gusa njyewe icyo nababwira cyo ni kimwe, ugomba kumenya ko ibyo Bishop Gafaranga ari kuzira byanze bikunze uyu nguyu ashobora kuba nawe abifitemo uruhare. Niba uzi kwanariza ubirebe neza, unakurikira kiriya kiganiro Annette Murava yakoze, uraza kumbwira nyuma rwose. Icyo nzi cyo uraza kugenda umpa ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri uyu Gafaranga ndetse na Annette we, cyane ko tugitegereje imyanzuro y'urukiko. Mu gihe Gafaranga icyaha cyaba kimuhamye, urumvikana ni uguhanwa nyine. Ngewe rero reka mbe nkubwiye ko ibi ngibi ntaje kubyemeranywaho n'uyu Annette Murava, aho yaje avuga ko nta kibazo na kimwe afitanye na Gafaranga. Ubundi wabicaza bombi nibwo wahita ubona ko ikibazo gihari, naho ubundi barababeshya. Ibyanjye reka rero mbe mbicumbikiye aha ngaha, wenda nkubwire ngo iyi nkuru ndaza kongera inyicukumbure neza, nze mbabwira ibindi bishya naje kumenya kuri uyu muryango
wa Aneti ndetse na Bishop Gafaranga. Wakoze kuntega amatwi kandi nkubwira ngo uba wakoze kubana nanjye. Iby'ingo z'iki gihe zo ni amayobera matagatifu, mwabana mwe mutarashaka, inama nabagira ni ukubigendamo neza, ni ukubigendamo gakeya, byanashoboka mukanabyihorera kubera ko ni danje. Ngaha reka dusubire mu makuru yacu ari imbere. Ngewe reka nkushimire aho twatangiranye iyi nkuru nkubwira ngo wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ngewe nitwa Charles OG, asante sana.